Okay guys, muri iyi video rero ugiye kureba uburyo ushobora guhuza social media zawe ndetse na YouTube. Ngiye kubanza mbereke izo nashyizemo, uzifungure YouTube yawe, nindangiza nze hano kuri yo nkandeho, ubundi mpite nza hano hejuru handitse ngo view channel, ahangaha mpite nkandaho gutya, nindangiza nze mpite nkanda hano handitse ngo more. Hano natunze agafresh kuri rino jambo ry'umukara cyane, nkandemo gutya mpite ngera hano muri bio ya YouTube yanjye. Ubona ko njye namaze gushyiramo Instagram, shyiramo WhatsApp channel ndetse na TikTok. Njye rero no gushyiramo Facebook kugira ngo mbere ku buryo bikorwa, nayo iraza hano ku mwanya wa 4, yo iraza kuza ari iya 4 ahangaha munsi ya TikTok. Uburyo rero bikora, uraza muri browser yawe, nimba ari Chrome cyangwa se Opera, kandi uyifungure. Niba warasanzwe warashyizemo channel yawe muri Chrome, ushobora kuba ariho uploadingira video, nawe uraza gutunguka kuri dashboard imeze gutya nkuko uri kubibona njye namaze kuyigeramo. Niba ari ubwa mbere rero, uraza kuba wakanda hano muri search hano hejuru, hano natunze agafresh, wandikemo youtube.com/studio akuru uri kubibonamo, nagize searching ushyiremo channel yawe. Wowe rero wamaze kuyishyiramo, ikintu uza gukora kugira ngo ube waza guhita uhuza social media zawe na YouTube, uraza uzi kandi hano handitse ngo customization, ni kuri kano kantu natunze agafresh kabanziriza kanyuma. Reka mbizuminge neza mbibereke, dore ni aka ngaka kameze nk'agakaramu kareba hejuru, dore ni aka natunzeho udufresh tubiri. Uraza ugakandeho gutya, numara kugakanda utegereza akanya gato, urabona ko yahise ifunguka, ugahita utubwira ngo channel customization. Ikintu ukora rero, uraza hano handitse ngo link. Urabona ko twebwe twamaze gushyiramo link ya Instagram nk'uko nabiberetse, tumaze guhuza channel yacu na Instagram, tuyihuza na WhatsApp channel ndetse na TikTok. Hanyuma rero uri kubona ko hano ari kuri links zose bari kutwereka. Ikintu ukora, uraza kandi hano kuri add link kugira ngo wongeremo indi link. Wowe nimba ari ubwa mbere ugiye kuzishyiramo, uraza gukanda kuri iri jambo n'ubundi rya add link, ariko niba usanzwe ari izo washyizemo, n'ubundi niba uza ugakanda kugira ngo ugire iyo wongeramo. Uraza uyikandeho gutya, numara kuyikandaho urategereza akanya gatoya, ukandeho. Noneho numara kuyikandaho uraza guhita uzuminga. Hano baraza kukwereka ahantu uri bushyire link title ndetse na URL. Uraza hano ukande kuri link title, wandikemo nimba ari iya Facebook, niba ari iya TikTok, cyangwa se nimba ari iya Instagram, cyangwa se indi social media runaka. Igiye kwandikamo ko ari iya Facebook page, nandikemo gutya nka kuno nabyanditse. Nurangiza urahita uza ukanda hano handitse ngo URL, hano kuri kano gataburo gateganye n'iyi ngiyi wamaze kwandikamo izina, aka ngaka uraza kuba wagakandamo. Kugira ngo ube washyiramo link, urabanza ujye kuyirebamo nimba ari kuri Facebook cyangwa se nimba ari iya Instagram. Ubwo njye ndahaza afungure Facebook yanjye, nimara kuyifungura ndategereza, nimara kuyifungura mpite nza nkande hano kuri profile yanjye, mpite nkanda gutya, nongere ngaruke nze nkande hano kuri zino link, kuri tuno tudomo dutatu. Nimara kudukandaho bahita nza hano mpite nkanda hano handitse ngo sorry gatoya bisubiye inyuma, ndaza mpite nkanda hano handitse ngo copy link to profile. Hano natuze udufresh tubiri, ndakandaho gutya nyikopiye. Ubwo nawe uraza kuba wakopiye link yawe bitewe na social media ugiye guhuza na YouTube. Nindangiza ngaruke hahandi mpite mpakanda,
mpite shyiramo ya link. Urabona ko namaze kuyishyiramo. Noneho nuza hano ku ruhande nimba ushaka kuba wayikuramo mu gihe wibeshye cyangwa se mu gihe udashaka kuba wabihuza, urakanda kuri kano kantu ka delete gatoze udufureshi tubiri. Numara kugakandaho ubwo uraba uyisibye, ariko njyewe ndashaka kuba nayigumizamo kugira ngo mbereke uko bimeze. Hanyuma rero numara kuba wabikoze byose wamaze kuzishyiramo izo link zawe, uraza uze hano amagana hejuru, uraza kubona ijambo ryanditseho ngo publish. Reka nze ndibereke, dore n'iri ngiri ry'umukara. Reka nze nitunge agafuresh, dore n'iri ry'umukara cyane ryanditseho ngo publish. Uraza kuba warikandaho, reka nze rikandeho kugira ngo muze guhita mubibona. Urabona ko ryamaze guhinduka, batubwiye ngo change published. Ubwo bivuze ko link yacu twayamaze kuba yagera muri channel. Urabona nuza kuza hano amagana hepfo uraza guhita ubona ko handitse ngo Facebook page na link bakayikwereka. Kugira ngo umenye ko byakunze, turagaruka nawe muri YouTube yacu kandeho, hanyuma nako bikuze refresh. Urabona ko Facebook yacu yajeho, kugira ngo muri kubibona mwese ko Facebook page yamaze kuzaho. Kugira ngo mwese muri kubibona ko Facebook page yamaze kuba yagera muri channel yacu. Ni gutyo rero bikorwa n'iyo ari Instagram cyangwa se TikTok ushaka guhuza na YouTube yawe, ni kuno bikora uciye muri browser yawe. Wowe twabonye muri ino video rero, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Ufungure inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Niba ari ikibazo ufite ubyandika muri comment tukagufasha.